tuvuge ko mwahuye tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Nyuma y'imyaka 10 mu gitondo nyine tariki 22 umugore akabyuka akibuka ibintu byose uko byagenze. Ni 22 nshyashya kuri we, yambaye ikanzu nziza n'indabo, yicaye ku ntebe ahagaragara ahantu hanini kandi yitegeye akazuba. Akibwira ati ndabizi neza ariko nabyuka aze kumbwira ngo mukunzi wanjye uribuka hashize imyaka tariki 22 turi ahantu hanini, wambaye ikanzu nziza, indabo mu ntoki, turi no ku kazuba. Umugabo akora iki? Arabyuka akoga akigira ku kazi nk'uko bisanzwe. Umugore akibwira ati ndabizi ubwo nta kintu nkoreye muri gitondo, nuko ku mugoroba aza kunkorera surprise. Amasaha arakomeza aricuma, yibwira ati haraza kuba ikintu hagati yanjye nawe, wenda turaza kujya n'ahantu hadasanzwe twishimira uyu munsi mu buryo bushoboka bwose. Ijoro rigeze arinjira akarya akajya kuryama nk'uko bisanzwe. Umugore akibwira ati nta kimenyetso kirenze cyanyeretse, kugeza kuba nkunda yari kwibuka ko uyu munsi yashize imyaka 10 duhuye ku nshuro ya mbere. Ibyo ni ukuri mu mitekerereze y'abagore kuri Venus, ariko si ukuri ku mitekerereze y'abagabo kuri Mars. Ni ngombwa kumenya impamvu mwabagabo mwe mugomba kwibuka tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu.